ubu ikigiye kugaragara cyo igikurikirano mabwiriza nuko abapasiteri benshi bagiye kugira gute, bagiye kwicara. Pasiteri benshi bagiye kwicara, bagiye kubura icyo bakora, abantu benshi bagiye kubura uburyo bazajya bajya mu rusengero, kuko aya mabwiriza arakomeye, kandi ntakomereye abayobozi gusa, akomereye n'abakirisitu. Akomereye n'abakirisitu, kuko ntabwo byoroshye kugira ngo umukristo azafata inzira agende kuri banki ngo agiye gutanga icyacu. Ntabwo bibaho. Ntabwo byashoboka. Icyo cyacu se kizaboneka. None raporo muzazikura he? Bakunzi ba Aime TV, aho muri hose turabasuhuje kandi turabakunda. Nukuri tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha. Nukuri Imana y'amahoro ibahezagire mwese. Abari i Burundi, inshuti zanjye ziri i Burundi ndazibutse, nzifite ku mutima, ndabasuhuje. Abari mu Bugande, inshuti zacu ziri mu Bugande, nazo tuzifite ku mutima. Abari muri Kongo, abari muri Kenya, muri Tanzania, hirya no hino mu Rwanda, abari abadiaspora, ubwo turavuga abari i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, hirya no hino ku isi, bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, nibo abadiaspora, turabasuhuje. Nimugire amahoro aho muri hose. Kandi bari muri Canada nabo turabasuhuje, n'abandi bumva izindi ndimi ariko bakaba bagira amatsiko cyane yo gukora transaction kugira ngo bumve ibyo tuvuga, bakabitranslatinga mu rurimi rwabo. Abo nabo ni ingenzi cyane. Nukuri Imana yo mu ijuru bahezagire. Yego. Uyu munsi rero muri kumwe na Aime, nkuko bisanzwe usanzwe baganiriza. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro nk'ibisanzwe. Hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga muri kubyumva ko amabwiriza mashya yasohotse y'insengero. Amabwiriza mashya yasohotse y'insengero, kandi ayo mabwiriza niyo ngira ngo tuvugeho kuri ano masaha muri iki kiganiro, ngira ngo tuvugeho. Ayo mabwiriza mashya rero yasohotse uyu munsi, cyangwa se yasohotse ejo bundi, nta minsi 3 irashira amabwiriza mashya asohotse. Agaragaza ko kugera iyi saha nta dini na rimwe rigihari mu Rwanda. Ubu nyine amadini yose, amakontra yose yarafitanye na RGB, ayo makontra yose yaraseshwe, ahubwo babaha igihe cyo kugera mu kwezi kwa 12, kugira ngo noneho mu kwezi kwa 12 nibwo nyine tuzaba dufite andi madini mashya. Ubu ni ukuvuga ngo biremewe ko idini rishobora kugira gute, guhindura n'izina, ugasanga ryandikishije irindi zina, cyangwa se rigahindura na doctrine. Byose birashoboka, kuko niba bavuze ngo ubu amadini yose agomba kuba kontra zabo zarasheshwe, cyangwa se ibyangombwa bari babahaye byararangiye, bivuga ko nyine nta dini rindi rigihari. Bivuga ko nta dini rihari, nicyo biba bisobanuye. Yego. Hanyuma rero icyo nshaka kubabwira ni iki, nuko muri ayo mabwiriza mashyashya yasohotse, ibwiriza rya mbere rivuga ko amadini yose agomba kongera kwiyandikisha bushyashya, agomba kongera kwiyandikisha bushyashya. Ni ukuvuga ngo kwiyandikisha bushyashya ni ugusaba ibyangombwa, noneho RGB igasuzuma ko ibyo byangombwa iryo dini ryandikishije ribikwiye, hanyuma ryamara gusuzuma neza ko ribikwiye, ryabona ribikwiye, rikagira gute, rikabahereza ibyangombwa. Ryabona ritabikwiye, bakabijugunya hehe? Mu rutoki. Urumva? Ikindi cya kabiri, muri uko kwiyandikisha, iryo dini ryandikishije rigomba kwishyura 2 miliyoni z'amafaranga y'amanyarwanda. Kandi izo 2 miliyoni z'amafaranga y'amanyarwanda ntabwo izo 2 miliyoni zisubizwa. Ntabwo 2 miliyoni zisubizwa. Ubwo ni ukuvuga ngo urazitanga, ni amafaranga nyine yo kwiyandikisha. Ni amafaranga yo kwiyandikisha, ni 2 miliyoni,
ni amafaranga yo kwiyandikisha. Kandi amafaranga yo kwiyandikisha burya ahantu hose iyo ugiye gutanga amafaranga yo kwiyandikisha bakwemerera umwanya batawukwemerera, niba nyine bashyizeho amafaranga yo kwiyandikisha ntabwo ayo mafaranga ajya asubizwa. Izo miliyoni 2 rero ntabwo zisubizwa, waba uri bwemererwa ibyangombwa waba utabyemererwa, urumva, kuko birashoboka ko ushobora kuzajya kwiyandikisha, wamara kwiyandikisha basuzuma bakabona ibyangombwa ntubikwiye, then iryo dini ntirikwiye ibyangombwa, bivuga ko izo miliyoni 2 ntabwo uzajya kuzibaza ngo nimunsubize za miliyoni 2 ibyangombwa byanjye nagize gute ntabikwiye. Nuko nguko bimeze. Icya gatatu, urumva, noneho icya gatatu cyo kireba noneho ba bantu bagize gute bamaze kwemererwa ibyangombwa, urumva, bamaze kwemererwa ibyangombwa ubwo batangiye gukora. Ni ukuvuga ngo idini rizemererwa gukora ni idini rizaba rifite ibyangombwa, kandi noneho iryo dini rifite ibyangombwa rikaba rizaba rigenzurwa nyine, rigenzurwa n'urwego rwa RGB, birumvikana. Kuko niba amabwiriza nyine bagomba kugendera, amabwiriza bagomba kuzajya bahabwa na RGB, ni ukuvuga ngo RGB niyo igize gute nizaba ibagenga. Ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo twebwe turiyishyiriraho amabwiriza runaka ngo biragenda gutya na gutya. Urumva nyine byanze bikunze haba harimo ko, ni ukuvuga ngo RGB nizajya ikurikirana imikorere y'iryo dini rizaba ryageze gute ryahawe ibyangombwa. Niyo mpamvu ndi kukubwira nti biranashoboka ko idini runaka rishobora kuvuga ati twahinduye izina, uyu munsi ntitukiri ADPR, twabaye wenda Pentecote runaka, cyangwa se twabaye Adventiste runaka, ntituri Abadventiste b'umunsi wa karindwi, twabaye aba runaka. Urumva, nicyo biba bishobanuye, kuko kwiyandikisha bushyashya ntabwo biba bivuze ngo uragenda utwaye rya zina wari usanganywe. Birashoboka ko ushobora guhindura n'amazina, urumva birashoboka nyine, kuko ubwo urumva niba amadini yose yari ariho mu Rwanda yabaye nk'aseshwe, ubwo ni ukuvuga ngo akaba yagiye gukorwa kwandikwa amadini mashya. Urumva, kwandika amadini mashya biba bivuze ko birashoboka ko ushobora guhindura izina. Ubwo kandi muri uko kwiyandikisha ubu hari amadini menshi nyine yari asanzwe akora agiye kugira gute, agiye kuvaho, agiye kuzabura ibyangombwa, kuko niba asuzuma bagasanga nta byangombwa ukwiye kandi wari unasanzwe ukora, ibyo ngibyo ntabwo bizatuma batakubwira ati we ntitukwemereye. Kandi niba batakwemerera, urumva uzakorera mu kihe gihugu se udafite ibyangombwa? Ntabwo bishoboka, ntabwo wakorera mu gihugu udafite ibyangombwa. Ugomba kugira ibyangombwa kugira ngo ube wemewe nyine na leta, n'ibyo ukora nyine leta ibibyemera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nibabona utakwiye ibyangombwa, ntabwo uzaba iryo dini ntabwo rizemerwa. Nuko nguko bimeze. Noneho rero ku madini azaba yahawe ibyangombwa yamaze kwemerwa, icya 10, wowe mukristo uzaba usengera muri iryo dini, ni ugutonda kuri banki, ni ukujya kuri banki kujya gutanga icya 10. Icya 10 uzagitanga kuri banki. Noneho n'amaturo yo mu rusengero agomba kuza atangirwa raporo ku rwego donc raporo yayo igatangwa muri RGB, igatangwa no ku rwego rw'akarere. Igatangwa ku rwego rw'akarere. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo ni amadini nyine yo mu Rwanda ari mu gipimo. Ibi ngibi byose ntimuze gutekereza ko ari ibintu biri gukorwa n'ikindi, ni Imana iri kubikora. Kubera kuko umunyarwanda aciye umugani ngo wanze kumvira se na nyina ngo yumvira ijeri. Niko bajya bavuga, ngo wanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Ubu rero ni ukuvuga ngo amadini mwabashumba mwe, ubundi namwe bahanuzi, namwe mwari muyoboye amatorero, namwe mwakoraga ibitangaza bidasobanutse, rimwe na rimwe mufite imbaraga muvana iyo ntazi, mukoresha imbaraga, reka mvuge ko mukoresha imbaraga muvana iyo ntazi. Ndabizi ibindi muzabindenganyirize, ariko nimwe muteje akaga itorero. Sinabura kubivuga,
nimwe muteje akaga itorero, kuko ibi bintu nyine mubamo byo gukora ibintu by'akajagari, byo gukora ibintu bidakwiye, nibyo bitumye na leta yacu ifata icyemezo cyo kugira ngo ikure akajagari mu madini. Kuko amadini mwari mwamaze kuyuzamwa akajagari mu buryo bukabije. Ni mwebwe rero mubiteye, muhame rero mutombe nyine mu bibazo mwikwegeye mwebwe ubwanyu. Mugwe mu bibazo mwikwegeye mwebwe ubwanyu. Ubu ngubu iyo mwumvira Imana mugakora iby'Imana ishaka, abashumba ubu ngubu muba mufatanya na leta kuyobora igihugu, kuko ni mwebwe muhagarara imbere ya public muvuga inteko nini, umubare munini w'abanyarwanda nimwe ikurikira cyane no kurenza ukurikira abayobozi. Ni mwebwe kuko ni mwebwe inteko y'abaturage benshi ikurikira kurusha nuko ikurikira abayobozi. Kuko buri ku cyumweru abantu baratonda bakuzura izo nzu, bakuzura urusengero baje kubatega amatwi, ariko mwarangiza mugakora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka. Iyo mumaze gukora ibinyuranye n'iby'Imana ishaka, Imana nayo ntabwo ishobora kwemera ko muyimura, kuko mu itangiriro ijambo rya mbere riri muri Bibiliya, mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere, mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana. Mbere na mbere Imana, ni ukuvuga ngo imbere ya byose Imana. Urumva? Mbere ya byose Imana. Hanyuma Imana ijya gutanga amategeko yaha Mose, imubwira ko imuha amategeko Abayisiraheli bagomba kugenderaho. Iri jambo rya mbere yabereyeho yaravuze ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukagire izindi mana mu maso y'Imana. None mwebwe uyu munsi wa none muri kwitwa ngo muyoboye abakristu, muyoboye abantu ngo mukubajyana ku musaraba, mukifashisha imbaraga Imana itabahaye, ahubwo mukifashisha imbaraga zanyu ku giti cyanyu, imbaraga z'inzoga, ngwara abashumba banywa inzoga, imbaraga zepfa iyo ngiyo tutazi, kuko nge ntago mpaza aho muzikura, ariko mba numva abantu bavuga ngo hari abantu ngo bagira imbaraga ngo bakuri kuzimu. Ubwo niba ufite imbaraga Imana itaguhaye, ntago mbere na mbere ubanza iki? Imana. Ibyo rero ntago byashimisha Imana. Niyo mpamvu itorero rifite akaga bitewe nuko riyobowe n'abantu nkamwe. Nuko itorero ryayobowe n'abantu nkamwe. Munyihanganire, uyu munsi nyine mfite umubabaro, ntabwo ari uburakari, ni umubabaro. Kuko umubabaro mfite ntago byumvikana ko tugomba kuba mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye bitewe namwe. Ariko mwakwihana mwebwe mwabashumba mwe, mwakwihana mwabahanuzi mwe, mwakwihana mwebwe mwabaririmbyi mwe, mwakwihana mwebwe mwabakristu mwe, mugakora iby'Imana ishaka. Wenda hari Imana yatugirira iki? Ibambe, yatugirira imbabazi. Ariko ndagira ngo ngutangarize ko ntago byoroshye. Ibi bintu byasohotse, aya mabwiriza mashya yasohotse agenga imyemerere ishingiye ku idini cyangwa se ku madini, ntabwo ari amabwiriza yoroshye, ntabwo yoroheye itorero ry'Imana rwose pe, mbibabwire neruye, ntabwo yoroheye itorero ry'Imana. Ndabizi hari abantu benshi cyane wenda bagiye kundwanya ko navuze ibyo ntagakwiye kuvuga, ariko nanone sinabireka kubivuga. Ariko ntabwo byoroheye itorero ry'Imana, kuko itorero ry'Imana rirenkri cyangwa se riri muri aya madini tubamo. Itorero ry'Imana riri muri aya madini tubamo. Aya madini ni association, ariko iyi association yicaye mu itorero ry'Imana. Urumva? Noneho rero mwebwe abantu cyane cyane muyoboye aya madini, mwagiye mukora ibintu bitandukanye n'ibyo mwakagombye gukora, mukurikiye cyane inyungu zanyu, birangira itorero ry'Imana murigejeje habi, murigejeje ku bintu bikomeye. Urumva? Niba mwarananiwe kuriyobora neza, ntabwo RGBO ishobora kureka kuriyobora neza, kuko ntabwo ishobora kurangara ngo itume mugeza abaturage mu bintu bitari byo. Oya, nk'ubu muricara
muricara ukajya uhamagara abantu ngo mbere yuko ngusengera ukajya ugapanga ngo ndasengera ngo ab'ibihumbi 100 ngo mwicare hano ngo mbasengere, noneho ngo ab'ibihumbi 50 ngo nabo ngo baricara hariya, ngo ab'ibihumbi 20 ngo baricara hariya nabo, ngo ab'ibihumbi 10 nabo ngo baricara hariya, ugatondeka umurongo ugashyira abantu mu byiciro mu kubasengera. Urumva ukajya usengera umuntu ngo kubera icyiciro cy'amafaranga agize gute ari butange, ngo ab'ibihumbi 500 ngo noneho ubwo udafite icyo atanga we ntabwo uzagira gute, ntuzigera umusengera kuko ntari muri bya byiciro kugira gute uri gukata. Warangiza ukavuga ngo uri gukorera Imana, niye Imana uri gukorera cyangwa uri gukorera ayo mafaranga abantu bari kuguhereza? Isengesho se riragurishwa? Isengesho ntabwo rigurishwa, niba ari Imana yo gusengera abantu ukaba ari inshingano zo gusengera abantu, basengere wibakata mu byiciro ngo hari ibyiciro mu by'intuza. Ibyo ngibyo ntabwo leta yabireka ngo ikomeze ibirenza amaso. Ntabwo yabireka ngo birenze amaso. Ubu rero bakristo bavandimwe mumenye ko turi mu gihe gikomeye, mu bihe bitoroshye, mu bihe bitoroshye, kandi ibimenyetso byo muba mubibona. Mbere najyaga mba mu biterane rimwe na rimwe byinshi, noneho bya biterane twabagamo wajyaga kubona ukabona umuntu azanye ikaramu mwese ubu ngubu wenda ikaramu ihenze ubu ngubu wenda tuvuge ko igeze ku mafaranga 1000 ihenze, yahindi ya VIP nyine nziza. Urumva noneho umuntu akazana ikaramu yaguze amafaranga ngahe 300, yarangiza akayishyira aho ngaho, akazana ya karamu ati ngewe ikaramu ati rwose niko kubw'umurimo w'Imana, ati bundayitanze ngo iyo karamu ngo ikora umurimo w'Imana, ngo amafaranga ngahe 300. Noneho rero ngo ikaramu ngo nyishyize aha ngaha, ngo umuntu ngo ngiye kuyigurisha ngo kugira ngo ikore umurimo w'Imana. Ngo umuntu wa mbere, ngo umuntu ufite ngo 500 ngo iyi karamu mosheri, ikaramu y'igihu, ikaramu ya 300 ngo 500. Ubu rero igihe cyo kujijwa twakibayemo, ariko noneho tugeze mu gihe cy'uko abantu bagomba kuva mu bujiji bagakurikira. Ngewe icyo nashaka kuvuga, icyo nashaka kongera kuri ibi bintu, kuri aya mabwiriza mashya yasohotse, kuri ibi bintu byasohotse bushyashya, nuko izi ni ingaruka. Yego birakomeye biragoye, ariko ndabizi ko itorero ry'Imana rizabicamo, itorero ry'Imana rizabinyuramo. Ndabizi ko itorero ry'Imana ryubatse kuri nyiraryo, rizabinyuramo. Ariko nubwo bwose bizabinyuramo, mwebwe abayobozi mwari muyoboye amadini, ni mwebwe ibi bintu mwabiteje, ni mwebwe. Namwe abahanuzi, ntago abahanuzi ndi bubasige, kubera ko no kuva kera usomye Bibiliya wasangaga ndetse abahanuzi aribo bari bayoboye iki itorero, nibo bari bayoboye itorero, nibo bari bayoboye nibo bari bayoboye. Musome muri Bibiliya muyikurikire neza, ngiye nkunda kubisoma cyane, ariko iyo usomye neza usanga abahanuzi nibo bantu bari bayoboye itorero, nibo wari umuyoboro mwiza, umuyoboro mwiza unyuramo iby'Imana ishaka kuvuga, ibwira iki itorero ryayo. None mwebwe mwataye iby'Imana yashakaga kubanyuzamo, ahubwo mugenda gufata ibyo by'imbaraga zikuzimu n'iby'imbaraga z'abantu ku giti cyanyu. Kuba umuyoboro byarabananiye, kubera ko rimwe wigeze uba umuyoboro w'iby'Imana Imana ikunyujijemo, ahubwo urabijugunya kugira ngo usenge ukomeze uba umuyoboro mwiza, ahubwo wagiye gushaka imbaraga ngo zitume uba icyamamare, ngo zitume umenyekana ko uri umuhanuzi, zituma ngo usengera ngo abantu bose ngo bamenye ko ngo usengera abantu ngo bagakira, ibirema bigahaguruka. Rimwe na rimwe ukazubizanamo n'ubutubuzi, ukazubeshya abantu, ukazana abantu batari n'ibimuga, plutôt batabana n'ubumuga ukabazana. Urumva abantu batabana n'ubumuga, nta bumuga bafite, ahubwo ukabazana kugira ngo ubashe gucuruza, kugira ngo ubashe kubeshya abantu ngo urimo ngo urakora ibitangaza. Ibyo bintu byose murabona Imana yari kubireka? Ibyo bintu byose murabona Imana yari kuguma icecetse? Reka tuveyo, tuva aho ngaho, wenda ibyo ni ibyaberaga mu nsengero n'ibindi. Reka tuze noneho kuri aba bahanuzi bari kuri YouTube, abantu bitwa ngo n'abapasteri, abantu bitwa ngo n'abahanuzi, noneho bakorera kuri YouTube. Ugahangara uri umupasteri, ugatukana akanwa kawe
witwa umupasiteri ukajya ubwira abantu ngo ni imbwebwe, ukajya ubwira abantu ngo ni iki imbwebwe, ubwira umuntu ngo ni imbwebwe, umuntu waremwe n'Imana ukamwita imbwebwe uri umupasiteri runaka ukamwita imbwa, umuntu waremwe n'Imana ukamwita imbwa, ukamugereranya n'imbwa, ukamutuka ngo ni imbwa, kandi witwa ngo ni umubwirizabutumwa, witwa ngo uri umuhanuzi. We birababaje. Ibyo byose nibyo byatumye Imana irakara. Nibyo byatumye Imana irakara. Nimuze rero, nimusiwe rero, nimubone, nimuhangane n'ibyo, nimubone. Ubu ikigiye kugaragara cyo igikurikirana mabwiriza nuko abapasiteri benshi bagiye kugira gute, bagiye kwicara. Pasiteri benshi bagiye kwicara, bagiye kubura icyo bakora. Abantu benshi bagiye kubura uburyo bazajya bajya mu rusengero, kuko aya mabwiriza arakomeye, kandi ntakomereye abayobozi gusa, akomereye n'abakirisitu. Akomereye n'abakirisitu, kuko ntabwo byoroshye kugira ngo umukristo azafate inzira agende kuri banki ngo agiye gutanga icyacu. Ntabwo bibaho. Ntabwo byashoboka. Icyo cyacu se kizaboneka. None raporo muzazikura he? Imisoro nyine izava hehe? Imisoro, uwo musoro nyine uzajya utangwa uzava hehe? Ni ukuvuga ngo biragoye ko umuntu azafata amafaranga yiwe ngo agiye kuri banki gutanga icyacu, keretse uwo bizorohera ni wa wundi uzagenda akabwira idini avuga ati ukwezi niko uzajya gushura kuri salary mpembwa, muzajye mugenda kuri salary mpembwa cyangwa kuri konti yanjye, urumva, mukureho amafaranga ya naya y'icyacu. Ibyo ngibyo nibyo bizashoboka. Ariko kuvuga ngo umukristo azava mu rugo iwe afata amafaranga agenda ajye kuri banki, ibyo ntabwo bizabaho pe. Ntabwo bizabaho mu mboni yanjye, mu byo ntekereza. Ndi umusesenguzi, ibyo ndi gusesengura ni ibyo ntekereza. Ntabwo byoroshye kugira ngo umukristo azave mu rugo. Simvuze ko bitashoboka, birashoboka rwose, ariko ntabwo byoroshye ko njye nk'umusesenguzi ndakubwira ko bidashoboka ko umuntu ashobora, ntabwo byoroshye ko umuntu azava mu rugo iwiwe ngo afate amafaranga ngo ngiye gutanga icya10 kuri banki. Ntabwo bizoroha. Urumva, kandi no mu rusengero gutanga amaturo azajya atangirwa raporo, nabwo uzajya usanga nyine raporo ziri gutangwa ari ziri hasi cyane, usanga idini na target zagomba kugeraho rya dini bitarigezeho. Ntabwo rero byoroshye, ubuzima burakomeye. Ntabwo byoroshye, ubuzima burakomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo ibintu nyine byo gusenga, ibintu by'insengero nk'uko Riziki yabihanuye, ariko Mana mbega umuhanuzi Riziki we. Umva Riziki harimo umwuka w'Imana, nubwo ahanura ibintu bikomeye bigoye, ariko buriya iyo ahanuye ngewe ngira ubwoba, ndatinya, kuko mbere yuko ibi bintu byose biba byo gufunga insengero n'ibiki byose, mbereho nk'umwaka yarabihanuye avuga ko Imana yamutumye ko insengero zigiye gufungwa, kandi ko noneho atari umuntu uzazifunga. Nubwo muba muri gutekereza ko ari RGB yasohoye ibi ngibi, ariko naje kubabwira kuko ni Imana iba yabikoze kandi ikanyura muri RGB, kuko RGB leta ni abakozi b'Imana, kuko ni abakozi b'Imana isumba byose. Niyo iba yarabashyizeho, kandi iyo yabashyizeho ibaha n'amabwiriza burya bagenderaho, ibanyuramo nyine igakora ibyo ishaka gukora. Ubwo rero niba Imana yaravuze ko insengero zifunze, kandi noneho n'imfunguzo zazo, n'imfunguzo z'izo nsengero zikajugunywa ahantu twebwe tutabasha kugera, twebwe tutazi, nibyo byibi nyine. Muraza mutekereza ko Imana ari izamanuka mu ijuru ikaza igafunga insengero, ikoresha abantu bayo, kuko abantu bayo na RGB rero irimo. RGB ni abakozi b'Imana, kandi ni abantu bayo, ni abantu b'Imana bari gushyira nyine mu bikorwa umugambi w'Imana. Kandi turabizi ko Imana ishobora byose, nta na kimwe mu isi gishobora kubaho, urumva, itacyemeye. Niyo mpamvu ibyo rero byo gutekereza ko abantu, ndabizi abantu benshi mugiye gutekereza ngo abantu bagiye ngo ni shitani ngo ibikoze, ngo ni ubugome buturuka ku mwanzi. Oya, iyi ni Imana ibikoze, ntago ari ubugome buturuka ku mwanzi. Kandi bikoreye iki? Ibikoreye kubera ko mwanze kuyumvira,
mwanze kuhinduka ngo muhinduke ubundi mugendane nayo, ijye ibihera amabwiriza. Urumva, abahanuzi mwanga kuyoboka ubuhanuzi, mwanga kuyoboka Imana, ngo Imana ijye ibanyuzamo ibyayo ibashe kubigeza ku itorero. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo ni hahandi igomba kunyura muri leta kugira ngo ikore ibyo ishaka kugira gute gukora. Ariko umwanzuro ni uko mwahinduka, Imana yagira gute yabigenza neza, mukareka akajagari mufite mu nsengero, mukareka ibyo bintu byo kuzana imbago mu nsengero. Urumva, hari abapasiteri bamwe ngo bazana imbago bakazishyira aho ngaho, imbago bakazishyira mu nsengero kugira ngo za mbago ngo bajye bazikoresha, bakakunda kuzikoresha, bakazana abantu batabana n'ubumuga, bamara kubazana abantu batabana n'ubumuga bakabagezaho, bakabahereza za mbago, bakaza bigize abantu babana n'ubumuga. Hanyuma mu kandi kanya ngo taratatatata bakabatunga intoki, bakarambarara hasi bakigaragura. Bamara kwigaragura ngo umuntu ngo wabanaga n'ubumuga, ngo wari ikirema, ngo agize gute, ngo arakize. Ari ubutubuzi bwo kugira ngo abantu bakwemere, ari ugushaka icyubahiro. Icyubahiro ni icy'Imana, ntabwo ari icyubahiro cy'umuntu. Ari ugushaka iki, ari uburyo bwo kugira ngo wesikoruke abantu, ubacucure, ubavanemo udufaranga twabo twagomba kugira gute kubatunga. Yewe biragoye ibi byose nyine kubivuga ntabwo biba byoroshye, ariko nyine biragoye, ariko tugomba kugira gute kubicamo. Itorero ry'Imana rizabicamo, kandi ndabizi neza ko itorero ry'Imana rifite imbaraga. Umuntu Imana yatoranije imuha imbaraga zo guca muri ibi ngibi. Nimuze rero mureke ibyo twari turimo bibi, mureke ibyo mwari murimo byose bibi, ahubwo muze tubane n'Imana, ibindi byose bizagenda neza. Murakoze rero, murakoze abakurikira iyi channel yacu Aime TV. Ni ukuri turabakunda aho muri hose hirya no hino ku isi. Ni mubane n'Imana rero, mubane na Nyagasani. Imana yo mu ijuru nibahezagire, Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Hanyuma ibiganiro byacu rero nakagaruka, nimukande subscribe, like na comment, musharinge ibiganiro byacu bigere hirya no hino kuri buri muntu wese. Ubundi mujye mudukurikira, twikorerera Imana, twibere mu munyenga w'iby'Imana. Urumva, kuko ubundi Imana yo izadutabara, kabone nubwo byagenda gute. Urumva, uwo gutabarwa Imana igomba kugira gute kumutabara. Nimuhumure rero, itorero ry'Imana riri mu ibanga. Urumva, gusa ndabizi neza ko rirenkiri muri aya madini. Mwabanyamadini mwe rero, mureke ibyo mwakoraga bibi, ubundi mubane n'iki n'Imana. Mwirukane ikizira ahera, ubundi mugire gute mwubake ubwami bw'Imana. Murakoze cyane, Imana mu ijuru ibaha umugisha. Ciao ciao.